nese manzege hari inkuru maze iminsi ndimo ndumva ziri guhwihwiswa hano hanze ziri kugenda zisirikira z'umuhanzi yitwa Gisa Kinganzo. Babuze amaherezo yiwe ahantu yarengeye. Wana Gisa Kinganzo icyo nakubwira cyo nuko rwose ibintu by'inganzo shanga bwiza ukuri akwiye no guhindurirwa izina kabisa ko ibintu byaradogereye kubera yuko ubu tuvugana akakanya umuvandimwe burangari mu maboko ataraye. Amakuru yagiye yacicikana ejo bundi tibuka igitangazamakuru cyatangaje inkuru niko giye nabibonye nanje na Irene yarabitangaje atangaza yuko Gisa Kinganzo nyine ibintu byakomeje kwanga. Hari igihe yigeze azaratubwira ngo urabona nyine bamuvuzeho cyane ibintu byo gukoresha ibintu by'inuze by'ibye yamyuka nyine ukoresha ukoresha ibiterambaraga ni ibintu by'ibiterambaraga ariko bitari ibikoresho bikaze ibikoresho bikaze ibiterambaraga ariko bitari ibintu byubaka umubiri bisanzwe nyine ukoresha kugira ngo bakunda kuvuga ku bahanzi ibiyobyabwenge bivuga amazina mani ibiyobyabwenge ibintu staff bakoresha by'amaheroine na zamuko urumva no habaye igihe muvandimwe je nibuka cyane nigeze mubona nawe buriye hariya nigeze mubona mu gihe icyo gihe ribe yari itaraza kamera ribe yari itaraza abantu bagishobora kwisanzura n'iki hagikora polisi hagikora polisi ariyo yipeve akazi kose. Muri icyo gihe nzikwariye nigeze mubona kabisa hari imihanda ya Nyamirambo bita za California ngeze ngo urabuze ngo arajye nigeze gusangira nagusangira yari kunshura barimwe urumva none sasa nyuma yaho aza kugaragara mu binyamakuru nyine tuba ari kuvuga ukuntu aywana yabiretse aravuga ati kabisa ibi bintu naje gusanga atari byiza urumva nanamenye chapo yaranavuze ko yanamenye n'umwami Yesu Kristo yarakijijwe yari muri za nkubiri zo gukizwa no gushakamo abatambukanye n'abatabashaka n'abagore kuko ndabyibuka famani yasabona umukunzi ariwe banabana umugore wewe naye niwe ni muri iyo nkubiri yo yako gakiza nyine kandi bavuye mu igororero na Gisa nawe ahita avuga ngo afite umukunzi ndabyibuka uwo mukobwa baranahitinze byataye ku maricano yose neza ubona ko yari ibiryo nyine ubona yuko no mutipa atangiye kugaruka ari nabwo na Perezida wabo Pfla yaramaze kuma muzima genga yarayikatiye kuko niyo mwami wabo noze niyo mwami wabo azizira staff zo kuyoyoma ntabwo sinari nkazi niwe ariko byo yenda byuka Pfla ahita akora n'ingoma n'umuntu bita Gahongayire avuga ngo yakijwe ariko byaranakoze byarakoze uyu murebye ubona yuko we n'umubiri waraje yabaye muzima afite n'akadani ubu ngubu we navuga ko we yabikatiye bisigaye umwami yasigaye ari Paxson none urimo urabajyana byatari abamariyemo nayo rero Gisa naratunguye ariko yamaze igihe muniga namwumva ndavuga ati ni kwa kunda abahanzi bagenda bakicara bakanza bakamedita ati ndabakubita imizigo ewana bibacanganyikije nkuko shusho muri aramaze igihe naye tutaza amaherezo yiwe ariko akaba bisanza album nyine yaramaze igihe nacitse rero Gisa nayo nzi ko azahita dropping album ahubwo ngiye kubona droppinze gereza niyo inkuru ya mbere inkuru ya danje sasa none inkuru iri hanze anga nuko umuvandimwe Gisa ibintu byaje kwanga aravuga ati Kigali wayikatira wenda ko ibintu ushaka kubihakorera ibintu ntibigende neza wenda nkaba nigiriye nko hirya nka Yesu nkigira no mu ntara mu majyepfo nkareba ibyo ari byo wenda hariyo ushobora gusanga ariko inzego wenda ari no kuntu ziba zidakurikirana ibintu ariko rero icyo nakubwira cy'inzego zo zinanga muri uru Rwanda brother aho wajya hose sinkubeshye inyuma y'isi ho mu Rwanda ubwo reka tuvuge nko ku mipaka shaka ngwiswe rufa ko wicaye mu Rwanda
bose bari abatipe baba bameze nabi bumva itoroshi ryabo baba barimurika no munsi y'ibirenge. Ahantu babacikira ndabona ngo na Fatakumavuta yafashe inzira y'agakiza muri gereza nyine ariko kugororerwa yakije. Ako biranakwiye yarabatijwe ndabona ariko banditsanga biranakwiye buriya yigira inama nziza nk'umuntu w'umugabo. Kandi nawe bamusanzemo Ubu Gisa nyine mu mubiri wiwe, basanzemo Ubu Gisa nayo yarabaye Ubu Gisa. Sasa n'umuvandimwe ntageze yimanukiye mu majyepfo ahantu hitwa Muhanga. Mana ibintu biranga arabikora yana birangira bamutayemo butuvugana ari mu maboko ataraye. Noneho si n'amaboko ataraye ikiri kuvugwa hanze kandi kitari kure y'ukuri nuko ngubu afungiwe muri gereza y'Muhanga. Ibintu byaranze ariko hagati aho ngaho mvandimwe ikintu bita ibiyobyabwenge kikaba ari ikintu ahubwo ni nacyo kiri gukora ibintu bikomeye cyane, kiri no gutuma hari ibintu byinshi turi kubona kuri iyi mihanda. Ni nacyo kiri mu rubyiruko cyane, noneho cyavuye mu bajama cyatangiye kwataka noneho n'igitsina gore. Ubundi kera twari tuzi ko abagabo aribo babimera birirwaga bafunzwe bakameneka bakagira gutwara n'amatabi wasangaga biri mu rubyiruko cyane cyane ku batipe nyine abasore bafunze umuhungu wa runaka. Ubu noneho byarahindutse, n'abakobwa ndikumva ababyeyi bazatubyarira cyangwa bamwe banadufitiye abana nabo baravuze bati wapi ntabwo twatanga muri iki kibuga, reka natwe turebe uko twigenza. Ngira ngo inkuru zimaze zishishikana urazizi. None se nk'icupa nk'inkuru y'itupa aya nakunde nta gitangaza mani y'ibintu icupa ya platine niyo nshuti yayize akose kandi murara ukuntu yaduhaye ka motivation. Ariko yavuze icupa rega ntari ibi icupa ntabwo direbe, ntabwo yavuze ikirimo mu imbere, yavuze ibiyobyabwenge akaba nicyo biti bisindisha. Ibyo bintu abantu bagomba kumenya kubita. Ariko je ku bwanjye nkurikije manu ukuntu nabonaga nakurikije nuze episode kuri episode yazira video, uriya mwana mani ntabwo yari icupa ryonyine kuko kari akantu yakoresheje niyo wanywa amakesi abiri ntabwo waruzinga mind bigeze hariya. Ahubwo haragiye simvuze ibindi ariko hari yindi banga nyine bakoresha n'ibindi bibaraga by'ibindi bintu byari biriho, kuko umuntu kujya agere kuri etape ubwonko babwitandukanyije n'umubiri, ubanza ugakora divorce n'ubwonko, wamara gutandukana n'ubwonko byemewe n'amategeko ko mutakiri kumwe, ubundi ugakora ubusazi. Nibyo rwose bitugera kuri level y'ubusazi. Hari ubusazi burenze bwo ku rwego rwo hejuru kuri high level. Ari byo uriya mwana w'umukobwa yahise agaragara, we yabanje akora divorce n'inuza n'ubwonko birarangiye. Ariko numvishe ngo bavuga ngo harimo akagambane, hari ikintu tutagomba kwirema. None hari akantu kamwe umusaza yabivuzeho, His Excellency mujo bundi hari ibintu yabivuzeho umwe mu ubwo bari unyibutse mu bari mu masengesho yo gusabira igihugu. Yaravuze ati buriya nta kuntu wakwiyandika ubusa mu mutwe harimo iki. Ibyo nakubwiye ngo waba wakoze divorce n'ubwonko, ni ukuvuga ngo hari ikintu wafashe ku buryo ubwonko busigaramo ubusa, noneho bugasigara buri gukora ibintu bisanzwe nyine, ibintu byose ubwonko ko bifashe ahajemo akenge gakeya nibyo bikora. Rero biriya bintu by'uriya mwari mw'abantu, mwari mwiza sha, ako kuki bakunda kubanga abakobwa beza bapfusa cyako kuki abakobwa beza koko bakobwa mu ako sinzi kabisa. Akabongo mu Rwanda nabo bashobora kuba ari ukuntu batitegereza. Gihe bagiye kwibaza ko ahantu ibintu bigera ko ari rwego abatipi bari mu Rwanda abamaje abaterura ibyuma n'ibiki byose kugeza ubwo oya ntago ari ikibazo cy'inuza. Urabona muri no minsi n'ubushobozi buke ari ubushobozi muri no minsi isi iri kudusunikira mu mwobo w'ubutinganyi.
ntabwo wambwira ngo umukobwa ari kumwe na mugenzi we barimo urumva se atari ikibazo cy'abagabo, urumva ni ikibazo cy'abagabo. Nakubwiye ngo iyo umuntu yamaze gukora divorce n'ubwonko aba hasigaye body irimo ubusa, nk'uko umusaza yayoze iba ari body irimo ubusa, nta kintu ubusigaranye, nta n'inyungu baba bakigufitemo rwose. Aba babyeyi aba ari igihugu ugeze ubwonko wabwanje gukora divorce, nta hantu gihurira nabo, kuko ntabwo wa blaminga ngo abahungu ni iki man. yagiye ku giti cyanjye ndabablaminga no cyo kinga kiriya cyahoye n'umusani bita Debeni mwana, umwana w'icyuki mwana, wahuye na Debeni mwana, umusani Debeni ukaze urumva. Ariko ewana mwana nyine ni bya bindi kabisa, koga mwiza cyane urumva ko byasa kose ukuntu Debeni nawe yamukozeho, ukuntu yamushimashimye mwana, ni bese yaravuga ati uyu muntu ni level yanjye kabisa, ni type yanjye. Ariko bani stili ewana, ariko akavuga ati nge nta niga n'inga rwose wapi kabisa, niga zose abatipe bo mu Rwanda bose hafi ni fake. Aya nagaraba bura yanabashize muri competition, abona wapi nta kiva maravuga ari fake, ahubwo nyine amungani watasabeje ngo nagaranyurwa n'umugabo, narabona umugabo munyura mu buriri. Rero nuno mudada nawe ashaka kuba nyine yarakoze competition, ariko akawita cika intege hakiri kare, nyine agasanga agomba kwizara 5% nyine y'ivide. Ariko abantu bo mu Rwanda barashinzwe ibintu byo kutabasha kunyuza. Oya ariko sinzi ko nyine ikibazo nimba ari ikibazo cy'imiliyoni. Ariko nanone ari umujama yagize kumbwira ngo buriya ngo ko umuntu agira amafaranga ngo ni nako ngo hamwe acika intege. Noneho kandi baradata bakeneye ahantu hari amafaranga. Oya ntago ari amafaranga wenyine, hari amafaranga hari n'imbaraga y'izo mbaraga. Ntago rero ntabwo bishoboka, ari ibintu bibiri bitajya bihurira mu bitwa umugabo. Ntabwo wagira amafaranga ngo umuntu ufite amafaranga nta time aba afite, nta n'umwanya, nta mwanya wo kuruhuka yabonye, umubiri we uba uri stress, uhora unaniwe kubera stress kuvuga y'amafaranga. ngo sinzi bashiki bacu ibintu mugomba kubyakira uko buriya yaza nko kugerageza nka Steven ko ari umutegisi yari kumwemeza, yashobora kumwemeza cyangwa wenda n'aba bajene, hari aba bajene ariko kujyamo nabiyamamaza ku mbuga bavuga ko ari akazi, nyine ari akazi basanzwe bakora. None ukuntu biba binoroshye bari abantu genda kurikiza nko ku mwana nkuriya baba bashobora no kwemera no gukorera n'ubuntu cyangwa bakanamukopa. Bari abana mukopa bamuha icyo kurya n'icyo kunywa. Bari abasikama. Oya ntago ari abasikama abana bati yo kwanga ushaka udashoboye, ariko ari abantu bashoboye. Hari abantu bashoboye bashobora gukora karakazi nk'umwuga nka profession, cyangwa ubuse yabuze mane yasanga umuraperi twa nanone harya ngo naye ngo ko ameze neza muri ino minsi ra ameze neza muri gahunda se ngo akazi kaba umugore watumye abantu basimbuka igipangu cya Mariyoti cyangwa kegera, ariko ari abatipa bashoboye mani. Yaso muhungu w'Imuhanga ya Inkuru yashaje, ari muhungu twabibonye mu mashusho yarashoboye mani, yarashoboye muhungu w'Imuhanga utakura ADPR mani, yarashoboye yamwegera ko na yaragize. No buriya buri muntu w'umuhanga bazi bahanga bagenzi. Iyo wageze ku muhanga ukamugwaho abamanaza abantu bashoboye, ntabwo uri umwana yari gupfa ubusa kugeza ubwo ageze mu nzego. Uriya nyumvishe ngo bana bashyize amaboko atari ayabo ari uwa batatu. Yo gutuvugana bari mu maboko atari ayabo, bari kubazwa iby'ihohotera bakoreye vide. Gusa kubyo numvise ku makuru atangajwe nge ntago ari amakuru ya nyayo na towoje nayo nabonye ku mbuga. Ndakeka umuntu bitangaje yari wa muhungu bita Ndahiro Tycoon. Mutipe uko byasakose simbizi, ariko numva ko mu bintu bari gushinjwa. Ese ubundi wowe ubona ari ikintu kubya ibintu bakoze biriya bintu n'ibintu ngiye bafite n'uburenganzira bwo kubikora, wenda ikibazo ari uko bafashe amavideo bakayashyira hanze. Ikiri kandi sinzi niza nimba bashyize hanze kubikora bikorera iwawe, ariko bari wabo ariko wirinde ko
biza gusagarira rubanda ese rwo hanze. ni ikibazo, ese kuba byagera hanze ni ikibazo cya Emelyne nyine ubundi nyiri kugaragara niwe munyabyaha. oya ntago ari umunyabyaha, ntabwo baba bazi ukuntu umuntu yajya. none ese umuntu arungurutse mu idirishya ryanjye ndi kwikorera gahunda yarangiza akabitangaza, nose mba umunyabyaha njyewe. It's okay, baragufata ugasigara utanga wabikoze aho ukeka, bakaba ariyo bakurikirana. oya ndakeka batagufatira icyo cyaha, ku cyaha ni gatozi. baragufata aho ngaho bavuga yuko uwashyize inkuru z'urukozasoni icyo bita kukarubanda niwe muntu ubuguye kubiharirwa, ntabwo umuntu wakoze ibintu ibiteye isoni birakora. none se twavutse iriya nzira yo kuvuka bro, ahubwo icyiza cyaryabanga nta muntu umenya ngo ese bajya kugira ngo bakabahe gahunda yo kujya muvuke gahunda bayikoreye. ibyo bintu kubitangaza, umuntu wabitangaje nkurikije amategeko uko abivuga niwe ubihanirwa. ntabwo ibintu uko byagenwe niba byakozwe uko byagenwe gukorwa bigakorwa mu ibanga, ibyo bintu nta muntu wakwiye kubizira, ahubwo se umuntu wabitangaje ahubwo wakwiye no kumumanika. jewe numva rero impamvu nari mbivuzeho ni uko numva ko mu bintu bagize bashobora kuba bagirizwa harimo wenda gukoresha ibiyobyabwenge nk'uko twabivugagaho bwa mbere, ko ari byo bishobora kuba byarabateye. nanone ushobora gusanga ari drug nyinshi zakize, kandi nanone reka nkubwire n'icyatuma bamukeka ko ariyo ubifitemo uruhare runini. First of all, telefone arayirebaga mu maso gutya, uri kumufata ari kuvuga izina ryiwe buri mwanya, ariko ngo waretse Emelyne, waretse gukora kunuza yanuza dusetinge kamera. bo bashakaga kubika memory bazajya birebera bari nk'ahantu. kimwe nuko wenda wanasanga bafashe telefone, undi muntu yafashe indi telefone ari kuri telefone ye. urare niwe bakabaye bashaka. none nasanga abana barifunguriye urubuga rwo kuri OnlyFans amwe isimba kinira Honorine. nuko wadakinira mu Rwanda nyine atari mu gihugu. none bakaba bavuga ngo Honorine isimbi ashobora kuba we nta cyaha kimuhama kuko ibyiwa bikinira ku mbuga zo hanze kandi zinemewe mpuzamahanga. bariya rero bo babishyize ku rubuga rutemerewe gukinirwaho ziriya filime. urumva cyaha twazitaga ngo ni agatsi, usanga ugiye kuko mu disque banate hari ukuntu wajyaga kwa DJ ugiye kugura kariya kantu ntabwo ibyo bintu babivuga. oya waramubwiraga ati shaka utuntu tw'abakuru gucakira umutsima. oya bazavuga ngo ufite umutsima aho ngaho wabaraga abo bantu iyo bavuga nk'iryo jambo hari ukuntu wabaga wanyuze nk'ahantu ho mu yakantu ko ntabwo umuntu watinyukaga kurivuga, ahubwo waravugaga ati njyewe reka mubwirwe njyewe narabaninze. ni ukuvuga ngo iyo umuntu yazaga kureba biriya bintu yarakubwiraga ati twatuboro mani twatuboro cyangwa nyereka ubu utari kutwumva akakubwira ngo utuntu tw'abakuru akambwira ati rero mushyirire ariko ntudufungure nigera mu rugo ndaza kwifungurira abati washyiraho nka 400 ndaza kugenda nihitiramo ugenda ukora fodagere abantu babaninga abadiskibana ufite ikintu cy'ikibafura aho ngaho ntabwo wajya kumwumvisha ngo ugiye kumwereka ngo kagezweho. hari n'igihe ugira ngo wafunze volume bigahita bifunguka naho biriya bintu naho bihera bibi ntibijya binavamo ujya gushaka akantu kanda bikanga kuvuga oya n'ubwoba suri nagikora yiminimayizinga suri nagibiri gukora kuri suri gafa wala bikaragira ucomora imashini kazima. rero nano abakobwa kuba bari bifite umushinga wo kujya baprodinga kuri zirambuka. none buri inshuti mbi mugendana nazo ntabwo wabura inshuti nk'izo ngizo. uwo wita inshuti akabigwaho wabimuganirijeho akagucunga yigiriye dushe abantu bashaka content wa muntu wanjye. none akavuga ati shaziga ndaje mushyire hasi hahire rimwe narangiza nkanaguhamaga nkubwira ngo zigi ngo ngufiteho amakuru ngo urama amafaranga kuko akandi kantu nkeka ubwo yageze hariya dushaka kuzumva inkuru z'undi muntu wenda bajyanye azira ngo wabaye mustar urama amafaranga. urakoze ku blackmail mfite video zawe none ndakamubwira ngo nabyo nkoze
cya kintu kigata kibyaporodinga nyine kubera umujinya. Nanone ushobora gusanga kuzumva indi nkuru imeze gutyo kuko twagiye tuzumva nyinshi cyane zizagiye zijya hanze ndarera ndi dusununu we yayishyiriye hanze ngo ariko se waruzi yuko ari n'ukuntu abantu bayishyira bayatanga bayatamani gurega ku musitari bisigaye bigoye man nese wandi wagasununu suzi ko bamwitaga ngo nuzagira nakayita yavuga ati ndaje ndemeze ko mfite ako kanoza ikarakantu gato ariko niba wanabisha ni ibintu bisanzwe ko byajyanze ko shobora n'ikiganiro wanya bivuga numva bari kubimaza nkabura nta n'ikintu binamubwiye ntibimutushana gake ibo nimba yabara abana koko yabafasha abakobwa nisubire n'inyuma hari n'abandi bibagiwe ariko se wowe kankubaza uri nkubabwira ati nkuko wabibonye wowe ngereka mvuge ko nabibonye kwanza mbere yo kukubaza ko wabibonye ngewe mbona bari abana ubona babaye ari nk'ikibabakorera bakamanze nkubaze mugani nika nikwiruka mbanze nkubaze nanjye ubwo ngubwo ndavuga uko byumva icyo numva nyine nasaba ubona babakorera iki rero nje buriya nuko nyine nje uvuga ngo kuko bwanjye ko gese mfite ubwo bubasha mbese ni suggestion ni ibintu nawe ubona ibyo witekereza wifuza barenze indagaciro z'umunyarwanda zo zarangije gutakara hirya kabiri basebeje ababyeyi ubu mubyeyi w'ahantu ari mu bandi ari kwinjiramo n'isoni n'ikimwaro ngenda uhana nahana nkurikije akababaro k'ababyeyi bafite namujyanye icyo gihano n'igikura abari kuko iwaba y'abakobwa idahari sinzi ahantu babashyiraho icyo kintu duhuje namujyana mu bigo ngororamuco ariko ndakeka ari ahajya abantu bose bagize ibibazo uretse ubaye mu biyobyabwenge cyangwa nkamujyana rehabilitation kajya muri rehab ipfiriye ubutani numva ariho hari ibitaro hari za Gataga n'ingawati ni Huye ni muri Huye kuko nibo bagiye babajyanye n'abandi bari abantu kuko wenda urebye kese bavugaze ibiyobyabwenge shobora gutuma hari ingingo na zimwe zaguhana ariko ngiye mbona nyine batari bakwiye nyine kuvuga ngo aba bakobwa kubera ubusazi bwabo nyine ngo uko ngewe mbitekereza uko mbyifuza wenda bitashobora no gukurikizwa kuko amategeko ni amategeko bagenda bakajya ahantu bakabigisha rimwe na rimwe arasaga n'uturimo tw'amaboko baba badakora nk'ibabura hari imirimo ushobora kwiga kubaza ushobora kwiga kugira gute kudoda bakagenda bakiga ibyo bintu bakamara n'igihe bajya kuri discipline ndakeka nka nyuma y'amezi runaka bahazagaruka bari ku murongo ntabwo basubira kubyasuzana benshi bantu kandi basubira ari umunyamakuru umwe w'igitangazamakuru Kensi nyine TV1 niwe ubushize ndi kumureba mu gitondo yaravuze ati leta nitagira ikintu ikora birarangira urubyiruko rwose rubaye indaya man nanone buriya rukuntu ukoma ingasire nyine uko mu rusyo nawe n'ingasire na byose nyine kavuge nanone ntabwo wavuga ngo bari abana reka nyine tubagire tubibasire man muri ino minsi uburaya bufite izina riri hejuru rifite n'imbaraga rirenze kubera iki kubera depression man urubyiruko rurakennye my friend turakennye turi bana turi kwirwana hasi hejuru ari n'umuvandimwe wabajije Excellency aravuga ngo impamvu tudakora amakwe iyo nayo n'indi depression aravuga ati ariko bose koko murakenye cyane koko oya birahari ni depression ariko rwose go ubukene unemployment ibintu byo kutura akazi cyane no guhanga akazi kawe ku giti cyawe nabyo birakomeye kubera conditions cyane z'uyu buzima none se urakodesha inzu bakayigumisha ngo ku madolari ngo 300 idolari rihora rizamuka ikibazo ngo inzu ngo ikodesha ngo amadolari 300 nyaho ngaho cya kigo cy'inuza nacyo kikaba giteye mati tugomba kugira agafagitire hafi aho ngaho kandi urimo urasaza imigeri ngo urebe ko wabyuka ariyo mpamvu bamwe tugiye gusazira mu bakire da tuzarigati inkweto zabo bakirwa badutuka batwita ibisama ariko nuva aho hantu uvuga ati none ndajya he ninsohokamo nkajya hariya ndongera nshye nongere ngaruke kumwingira ngo subiza utekereza nijoro
shobo mu filosofe wamara kuba mu filosofe wamara gusinda bikangukana yo mama gake gake kugira ngo urebe ko ijoro basi wanasinzira ntabwo byoroshye mpamvu rero leta rero yitegure byo irahamagara benshi yo mani kiriya kigo cyambara ubururu n'umweru ku modoka gifite akazi we mama yawe ko hari n'izindi ziri bujye hanze kandi ziri ko n'abantu hagati aho ngaho hari n'undi mukinnyi ngo wa filime ngo ukinana na munigano mu biryogo hano hasanga ngo bita ngo nikira nawe ngo byatangiye kuvugwa ngo vuba hanga ngo naradutamo banga kana rukuno abonye nawe yiregura banga ariko se nkoga umuntu wumva ngo abanga yatama video y'umuntu hanze agahita bumva ko byasakose nawe baratabanga cyagihuha gifite aho yihuriye aho kiri buze gura no rero rikazutegereze ayo yani naza tuzayareba nicyo tubereyo ari bujya aho tuzinjirwe ntabwo abandi bazinjira kuko no nahise subizi byatangiye ngo ari ba Sonia bitangira ari ba Buriyane basohoka amatoilette bitangira ari ba Jihad urumva na episode kuri episode ku byamamare ubwo hageze muri film tuvuyemo Emelyne afite ikibazo agomba kuza kugirana ikibazo gikomeye no bita Buriyane kuko nawe bamushyira kubera yuko yatebuye ku karere nyine yivanga mu mitungo y'abandi ariko nyine uriya mwana bari abana nako n'abantu bakuru barangije 18 barayirengeje n'ibyo ariko hataza no kugira ngo biriya bintu bakoze hari umwana ubyara bari abantu bakuru amunganye nubwo ari mu maboko atari ayabo nyine tubasabire kuvayo amahoro cyangwa bave bisubiyeho nakundi kandi dusabira n'abandi bakora biriya bintu bakaba babikora ntibabafate bazashaka uko babigenza bakomeza bikorera indani bifashe buri fone ya buri muniga muri akaunti za buri muniga cyangwa za buri bose bahita bapima ibiyobyabwenge basanga harimo amafoto hari ukuntu ukundana n'umuntu ukabona arakikoherereje cyangwa azi ngo ufite umugore kugira ngo arusenye ahita cyohereza rwose ngo akoreza nk'ikibanza urebe uko bimeze ubanze wiga ikibuga ati harantu nahashyira inzu ariko nahashyira ikintu cy'iterambere birumvikana nawe video ziri hanze cyangwa se ugasanga nk'umuvandimwe video ziri guhitinga ugasanga urumva ziriya video ziri guhitinga kurusha amandirimbo z'abahanzi ziri hanze ugasanga ufotoye nka nuze ugasanga urayimwoherereje ugafotora mu convention center ugasanga urayimwoherereje urumva kugira amenye ese uburebure n'ubuhe iki n'ubugari n'ubuhe n'uburyo nimba ari konkase yikoze nimba ari iki kiriya kibanza ariko cyari kirimo utumburuke bwa force ndende harimo force ndende harimo biteye ubwoba kabisa sinkubeshyera ikintu ureba nk'ikibanza ukareba uburyo ki inguni zacyo ukareba kirimo force iriya force yatera ibiza rwose muri biraro kuva ngo runaka ngo yaragiye ngapima ngo apima ngo icyo bita inguni zacyo z'iki kibanza ngo apima ngo niki ngo n'umurambararo ngo byangane ngo gutya na gutya ya mibare yo muri Bibiliya raise shamva bari gukora mezire z'ahantu tuzaba nyine nyuma y'ubu buzima anyway ntabwo twabitindaho nyine ko n'ibindi bizaza n'ibindi video bizaza hari n'ababifite ubu bategereje kumva ibihano biri buvemo agize ubwako kubishyira hasi ariko byinshi cyane abagodi fada n'ubishyira bivugaho ngo barabita hanze kuba atariko tubishyize hanze urumva abagodi fada nabo barabita hanze nabo tuzatubibona bitugwa season by season twirebera bitwihitira akazi gakomeza nabo baduhata ibyo barayemo mu minsi mikuru n'isi yabo tuzirebera twicacu no kwicara tukareba kameme ibyo bazayashyira tugomba kubivugaho uburenganzira urumva byo kwivugira uko ibintu tubibona nyine uburenganzira bwa muntu bwa buri wese
ya nakagaruka nk'ibisanzwe mwari Mugikari TV bari kumwe na Nedina na Ziggy noneho usigaye witwa mutagatifu YouTube channel ngo ni seti oya ni Ziggy mutagatifu YouTube channel yewe ni senti kabisa witoye man kubera ubusanzwe nta mutagatifu waho atapfuye ngo muvuge ariko nyine no mutagatifu wiyimitse hari n'undi mutagatifu w'Inyamirambo yoyoma yitaga ngo ni the great niyo mpamvu ushyiraho ko ari umutagatifu ngo nashyiraho YouTube channel urumva ngo ni kapiro kugira ngo umutagatifu wa Nyarugenge none ndi mutagatifu aravutse Ewana reka twigendere bana ibintu ntabwo byararangira byarangire abantu bakunze Mugikari murakoze cyane tubasaba gukora subscribe nashya umva mudufashe sunike bigere ku mugiye comment munatubwira ukuntu ibintu tubwire naho biri gupfira nini ikindi ushatse ko twaganira turaganira rebe hasi hariho nimero urebe hasi wasangaho nimero wahamagara cyangwa tukajya kuri WhatsApp tukajya tukaganira murakoze cyane ibiganiro nakagaruka. Thank you very much. Ciao. Mugikari TV izamuka hejuru, like, share, subscribe byose ni by'ingenzi.